Ndabasuhuje mbifurije amahoro n'umugisha uturuka ku Mana. Aha nanone ni ikiganiro kuri Danus TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bikomeye mu buzima, inyigisho dukwiye gukuramo amasomo akomeye. Uyu munsi rero turavuga ku bintu ugomba kwitaho mu gihe ugeze mu myaka iri hagati ya 18 kugeza ku myaka 25. Iyi myaka rero ni igihe gikomeye aho umuntu aba ava mu bwana akinjira mu buzima bw'ubukure. Iyi ni imyaka yo gufata ibyemezo bikomeye, ni igihe cyo kwiga, ni igihe cyo gutegura ejo hazaza, ni igihe cyo kumenya uwo uriwe. Ibyo uhitamo muri iyi myaka bishobora kugena uko ubuzima bwawe buzamera mu myaka 10, 20 cyangwa se 50 iri imbere. Rero niba uri hagati y'imyaka 18 kugeza 25, dore ibintu 12 by'ingenzi ugomba kwitaho. Aha tugiye kurebera hamwe ibyo bintu 12. Icya mbere, ugomba kumenya uwo uriwe. Identity cyangwa se self awareness. Muri iki gihe rero ni ngombwa kumenya uwo uriwe koko. Ni ukumenya agaciro kawe, ni ukumenya imbaraga zawe, kandi nanone ukamenya intege nke, ukamenya ibyo ukunda, ukamenya ibyo wanga, ndetse ukamenya indoto zawe. Ibi rero numara kubimenya byose bizagufasha kwirinda kwishora mu buzima butari ubwawe cyangwa se gukurikira abandi gusa. Hari ibibazo rero ukwiriye kwibaza muri iki gihe. Icya mbere ukwiye kwibaza muri ibibazo ni iki: ndi muntu ki? Icya kabiri, ni iki nkunda kandi nkora neza? Icya gatatu, ni iki nshaka kugeraho mu buzima? Rero numara kumenya ibi bintu bizagufasha guhitamo neza ibintu bikureba byose. Muri ibyo uzamenya guhitamo amashuri ukwiye kwiga, uzamenya guhitamo inshuti ukwiye kubana nazo, uzamenya guhitamo akazi ukwiye gukora, uzamenya nanone guhitamo ni uruhe rukundo ukwiye kwinjiramo. Rero icya kabiri tugiye kureba ugomba kwitaho mu buzima, nk'uko twabibonye muri iyi myaka 18 kugeza 25, shyiraho intego z'ubuzima. Mu Cyongereza byavuga goal setting. Buri muntu wese ubundi ukiri muto agomba kugira intego. Ni ukuvuga ngo ubuzima butagira icyerekezo buba nk'ubwato butagira umuyobozi. Rero ugomba guteganya. Icya mbere ugomba guteganya ni iki: intego wenda y'igihe gito, kuva ku mwaka umwe kugera kuri 3, ukavuga ngo muri iyi myaka ni biki nteganya kuzakora, ni biki nteganya kugeraho, ni biki nteganya. Ushobora gushyiraho nanone intego y'igihe kirekire, imyaka 5 kugeza ku 10. Nanone ushobora gushyiraho intego y'umwuga. Ni uwuhe mwuga ni nshaka gukora, nifuza gukora? Ni uwuhe mwuga nifuza kwiga? Ni uwuhe mwuga? Ushobora gushyiraho intego z'ubukungu. N'icyo ushaka kugeraho.
ushobora gushyiraho intego z'imibanire, uburyo ngomba kwitwara muri sosiyete, abantu ngomba kubana nabo n'ibindi. Ushobora gushyiraho intego z'iyobokamana, uburyo nkwiye kwitegura mu gusenga n'ibindi. Nanone muri uko gushyiraho intego hari ibyo ugomba kwitaho. Ugomba kwibuka ko intego yose idafite igikorwa aba ari inzozi gusa. Ni ukuvuga ngo buri ntego yose igomba kuba ifite n'igikorwa kiyiherekeje kugira ngo ibe intego. Tugiye kureba nanone mu bintu ukwiye kwitaho muri iyi myaka 18 kugeza kuri 25. Ikintu ukwiye gukora cya gatatu, kora ku nzozi zawe. Pursue your dreams. Iyi ni imyaka yo gutangira kubaka inzozi zawe, uko zaba zisa kose. Niba ushaka kuba umuhanzi, niba ushaka kuba umwanditsi, niba ushaka kuba umuganga, niba ushaka kuba umushoramari, niba ushaka se kuba umuhanga mu ikoranabuhanga, cyangwa se ushaka undi muntu, ugomba gutangira uyu munsi. Fata igihe cyawe gito ariko utangire, ugire ikintu utangira. Ntugatinye gukora amakosa, kuko mu gukora amakosa nibyo bizagutoza. Gira umurava, wige, shaka ubumenyi, kandi ujye witangira inzozi zawe n'umutima wawe wose. Icya kane twihuse, kora ku busugire bwawe. Ubusugire ahangaha mu Cyongereza tuvuga niki? Build self discipline. Ubushake cyangwa se discipline ni kimwe mu bintu bihenze ku muntu mukuru. Igihe rero ukiri muto ni igihe cyiza cyo kwiga, gukorana gahunda no kugenzura amarangamutima. Shyiraho amasaha yo kubyuka, shyiraho amasaha yo kwiga, shyiraho amasaha yo gukora siporo, shyiraho amasaha yo gusenga, shyireho n'amasaha yo gukora ibindi bifite akamaro. Bivuze iki? Discipline izagufasha kugera ku nzozi zawe, kuko impano yose wagira udafite discipline izaba impfabusa. Rero muri ibintu byose ukeneye discipline. Icya gatanu, hindura imitekerereze yawe ku mafaranga. Financial discipline. Rero ni igihe cyo kwiga ku mafaranga, gukora, kuzigama, gushora, n'ukuntu akoreshwa neza. Abantu benshi bifuza gutera imbere ariko ntibazi gufata amafaranga neza. Rero ibyo ugomba kwiga muri iyi myaka ni iki? Shyiraho ingengo y'imari, budget. Kwirinda imyenda idakenewe. Bivuze hari igihe ufata imyenda ariko uwo mwenda ugiye gufata ni uwo gukora iki? Ese amafaranga iyo myenda ugiye gufata hari inyungu bibonamo? Ikindi ugomba kumenya gukorera amafaranga. Ntabwo ari ugukorera amafaranga gusa, ahubwo ugomba no kumenya kuyazigama. Ikindi nanone gikomeye, ugomba kwiga ibijyanye no kuyashora neza. Hari ugushora amafaranga ariko no kuyashora neza. Twihuse tugiye kureba icya gatandatu. Icya gatandatu ni uguhitamo inshuti neza. Nongere mvuge ngo guhitamo inshuti neza. Choose your friends wisely. Aha twavuga yuko inshuti zifite uruhare rukomeye mu rugendo rwawe.
hari abavuga ngo mbwira abo mugendana hanyuma nindangiza nkwereke uko uzaba. Rero ibyo ugomba kwitaho ku nshuti zawe ni ibi. Ese inshuti zawe ziragushyigikira cyangwa ziguca intege? Ese mufatanya gukura cyangwa se bagutesha igihe? Ese bafite indangagaciro zibasha kubaka umuntu cyangwa se indangagaciro ziyubashye? Rero iyo ufite inshuti mbi ishobora kukwangiza kurusha umwanzi. Tugiye ku cya karindwi ugomba kwitaho. Icya karindwi, ugomba kubaha ababyeyi n'abantu bakuru. Honor your parents and mentors. Nubwo ushobora kwiyumva yuko uri umuntu mukuru, cyane cyane iyo umuntu ageze muri iyo myaka hari ukuntu aba yiyumva, ni ngombwa kuguma wubaha ababyeyi bawe ndetse n'abandi bantu bakuru. Kubera iki? Aba bazi byinshi kurusha wowe kandi inama zabo zifite agaciro gakomeye. Rero icyo ugomba gukora ni ugukora uburyo ubana neza nabo, ukumva inama zabo, kandi ujye wubaha abatangiye urugendo mbere yawe. Hari abantu batangiye mbere yawe ibyo urimo ukora, ugomba rero kugira ibyo ubigiraho. Tugeze ku cya munani. Icya munani, ugomba gushyira imbere Imana. Grow spiritually. Nubwo ushobora kuba uri mu myaka yo kwishakisha, ntukibagirwe Imana. Fata igihe cyo gusenga, fata igihe cyo gusoma Bibiliya, fata igihe cyo kujya mu materaniro, fata igihe cyo kumenya no gusobanukirwa iby'Imana. Iyo niyo nkingi y'ibintu byose. Kubasoma Bibiliya mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho 3, umurongo waho wa 5 kugeza kuri 6, ngo uziringire Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi ntukishingikirize ku buhanga bwawe, ahubwo mwegurire inzira zawe, nawe azazigenza neza. Icya 9, itondere imibanire. Navuga y'uburyo, cyangwa se mu Cyongereza icyo bita sexual purity and relationship. Itondere relationship muri iyo myaka. Imyaka 18 kugeza 25 ni igihe amarangamutima aba akomeye, ariko ni ngombwa kugira ikinyabupfura mu mibanire. Irinde gukora imibonano mpuzabitsina utarageza igihe, kuko ishobora kugutera ibibazo mu gihe kirekire. Ushobora gutwara inda zitateguwe, ushobora kurwara indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ushobora gutakaza icyerekezo. Rero ahangaha hitamo guhangana n'ayo marangamutima. Tegereza igihe cyiza, cyangwa se niba warinjiye no mu rukundo, ujye ubana no mu mukunzi wawe
mu budahemuka no kubahana. Icya cumi, menya gufata ibyemezo byiza, decision making. Aha bivuze iki? Kwigira cyangwa se kuba umuntu mukuru bivuze gufata ibyemezo bikomeye buri munsi. Wige gutekereza mbere yo gufata ibyemezo. Ibyemezo bimwe bifata igihe. Birashoboka yuko kugira ngo ufate icyemezo bigufata isaha, ariko ingaruka zabyo zikamara imyaka 10. Ibyo bivuze iki? Ntukemere ibintu byose kuko abandi babikoze cyangwa se babikora. Ibuka yuko ubuzima bwawe ari ubwawe ku giti cyawe. Fata rero ibyemezo bijyanye n'indangagaciro zawe n'intego zawe ufite. Bya bindi twavuze ko ugomba kugira intego zawe ku giti cyawe zitandukanye n'iz'abandi bitewe n'aho ugana, bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Rero icyo ushaka kugeraho n'aho ugana biguha gufata ibyemezo bijyanye n'icyerekezo cyawe. Icya 11, gira umuco wo kwiga no kwiyungura ubumenyi, lifelong learning. Aha ugomba kumenya yuko igihe cyose uri muri iyi myaka 18 kugeza mu 25 ni igihe cyo kwiga cyane. Rero niba uri kwiga mu mashuri, shyiraho umwete. Ariko no hanze y'amashuri hari byinshi wakwiga bitandukanye n'ibyo urimo wiga wenda muri secondaire, bitandukanye n'ibyo urimo wiga muri université. Hari ibindi bitabo, hari za tutorials, hari za podcasts, hari undi mwuga ushobora kwiga ku ruhande ukazakugira umumaro ejo hazaza. Rero menya ko uko urushaho kumenya byinshi ni nako n'amahirwe yawe yiyongera. Icya 12 ari nacyo cya nyuma, kiravuga ngo wubake ubuzima bwiza, umubiri n'ubwonko. Take care of your health. Ushobora kugira inzozi, ushobora kugira impano, ushobora kugira n'intego, ariko byose nta kintu byakumarira niba ubuzima bwawe buri mu kaga. Rero ibi gusaba iki? Ugomba kurya neza, ugomba gukora siporo, ugomba kuruhuka bihagije, ugomba kwirinda ibiyobyabwenge n'inzoga z'ikirenga, ugomba kwivuza hakiri kare. Ugomba kwibuka yuko umubiri wawe ari igikoresho Imana yakugabiye. Ibyo uzawukoresha byose uzabibazwa. Rero nk'uko twagiye tubibona kuri iyi myaka 18 kugeza 25, ni igihe gikomeye mu buzima bwawe. Ni igihe navuga yuko ari imyaka yo gutangira kubaka, kwiyubaka, gushyiraho umurongo w'ubuzima bwawe. Niba rero warakoresheje neza iyi myaka cyangwa se niba urimo uyikoreshe neza, ejo wahawe hazaza hazaba heza. Ariko niba utabaye maso,
ushobora kuzamara imyaka myinshi wicuza. Rero hari ibintu ukwiriye kwibuka by'ingenzi nk'uko twagiye tubibona. Menya uwo uriwe, shyiraho intego, wige kwiyobora no gukura mu bitekerezo. Irinde icyatuma utakaza icyerekezo. Gira umwete kandi wizere Imana. Ubuzima bwawe ni impano, bwakire neza, ubwiteho kandi ubushireho umutima, kandi utume ubuzima bwawe bugira igisobanuro. Rero nongeye kubashimira nanone mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Danus TV, kandi niba wumva hari icyo birimo bigufasha, ntubyihererane, gira abandi ubisangiza, ukore share kandi unasubscribing, ukore na like. Murakoze.